wigenda utumvishije iri jambo, wigenda utumvishije icyo Imana intumye ku buzima bwawe. Abacamanza ibice 6 umurongo wa 14 ari ijambo rivuga ngo Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukize Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani, mbese singe ugutumye. Ndi ku ijambo rivuga ngo icyo abantu batakubonamo Imana yo iyo ikubonye ikikubonamo. Ninde muntu wari uzi ko Dawidi yaba umwami w'Abisiraheli? Ninde muntu wari uzi ko Didiyoni uyu nguyu tuvuga yahaguruka agacungura Isiraheli akayivana mu maboko y'Abamidiyani? Wowe rero Imana imbwiye, Imana intumyeho, Imana ivuganye nawe, iravuze ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana ishyize ubutsinzi mu biganza byawe. Imana iguhaye umugisha mu maboko y'abakomeye. Imana ikuzamuye imbere y'abantu babonaga yuko ntaho uzigeze. Rero mwene data wowe unyumva, uhereye uyu munsi umva uko Imana ivuze, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Ugiye kugera ku iterambere ryawe, ugiye kugera ku nzozi zawe, ugiye gutsinda, ugiye kunesha, ugiye kwakira. Uyu mwaka turimo hari ibintu ugiye kugeraho wirukanseho igihe kinini cyane utagezeho. Ndaguhanuriye nkubwira ngo muri wowe harimo ubutsinzi, harimo imbaraga zikomeye cyane kandi zikora ibintu bikomeye. Ntizigaragara ariko zikora ibigaragara. Mu izina rya Yesu genda uko imbaraga zawe zingana, ukize, ukomere, utere imbere, ubu umunyembaraga, ubu udasanzwe. Imana irabyemeye, Imana iragutoranyije mu izina rya Yesu Kristo. Amen.